munyemerere mbabwire iki, intambara zose mu gakiza ntitujya tuzitsinda, hari n'izo tugwamo. Ntabwo zose tuzitsinda, hari izo tugwamo. Nawe ndebera uri umukobwa mukuru ugeze igihe cyo gushaka, fiyanse agahita agukatira, se ko wari uvuze bigenze bite se? Bigenze bite? Hari intambara tujya tugwamo muri uyu murimo. Imana ibikorera iki? Ibikora kugira ngo igaragarize isi na Satani n'umubiri kw'ibyiringiro by'abizera bidaturuka mu bigaragara duhabwa, ahubwo bigaragara mu gakiza tubonera muri Kristo Yesu. Narimbabwiye ngo muri uru rugendo rw'agakiza, muri iyi nzira y'umusaraba, hari ibintu Imana ijya yemera ko bitugeraho. Ni igisobanuro cy'uko kugeragezwa n'amakuba yagutunguye atari ikimenyetso cyo gucogora cyangwa gutabwa n'Imana. Imana irabyemera bikakugeraho. Imana ishimwe. Stefano baramufashe bamutera amabuye, bamukubita ibuye bakabona arahuze, bagakubita ibuye umugabo yareba akabona hari ijuru riri gufunguka. Icyo mbona gikinguka ni iki? Bagakubita irindi ry'urwasa, akavuga ati ariko ndabona irembo rifunguka. Bagakubita irindi buye ry'ibitugu, akavuga ati nyamara Imana ibababorere ntimuzi icyo mukoze. Uru rugendo hari abantu bajya barugwamo. Hari umugabo witwa Farikaripe wari ugize imyaka 95, bamutekeye mu kigirwamana cyari gifite ishusho y'inka, baragicana, bapfunduye umwuka urazamuka atarahwera ngo ashiremo umwuka. Baramubwira ngo ntiwakihakana Yesu tukakurokora. Aravuga ngo aya makuba muri kunshyiramo niyamunyegereza. Nawe ugikomerera mu makuba no mu byago, nibyo bikwegereza Kristo Yesu. Aya makuba muri kugira ngo niyatuma ntinya Imana, niyo ari kumwonyegereza. Uyu muriro uko muwenyegeza biri gutuma nshiramo umwuka w'umubiri, umwuka w'ubugingo akitegurira kunyakira mu biganza by'Imana. Agakiza. Nasomye indirimbo, muririmbyi yaravuze ngo yabajije umurwanyi, aramuza ngo murwanyi we, cyo mbwira nawe, ahubwo dukurikije intambara ndwana zo kubura ibiryo, school fees rekata, baramvuga ndasenga bikanga, ndakodesha bya, inkurikije intambara ndwana, urabona ibi bizagenda bite? Ahubwo uti wowe guma mu ntambara, uru rugamba ruzashi. Murwanyi we, menyesha uru rugamba bizagenda bitavuga uti wowe bakia ndani ya vita utamaliza vita, urugamba ruzarangire, gumamo nta kibazo. Gumamo urwane bakuvuge ugumemo. Imana iri gushaka abahamya, nkunda kubivuga. Imana ntizaduhera ijuru mu ijuru, iduhera ijuru mu isi. Imana ntizadutabarira mu bisubizo, idutabarira mu bigeragezo. Kandi nta muntu Imana izahoreza mu bitwenge, imuhoreza mu marira. Yohana umubatiza yageze muri gereza, abona igiti cya mu gitondo na nimugoroba, arangije aravuga ati ariko se ko Mesiya yari ahari kandi bimuvugwaho bivugwa ngo imbohe zizabohorwa, nkaba ngiye muri gereza aribwaje, niwe cyangwa siwe? Abwira abigishwa ati nimunyure hirya mugende mumubaza amashira kinyoma mugaruke mumbwire. Baramubwira ati ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze undi Mesiya? Ko hari abantu batari bafunzwe bari kujya muri gereza, kandi ubuhanuzi bukuvugaho nuza uzafungura n'imbohe, ko ari igihe cyo kubwira imbohe ko zibohowe. Iryo jambo nimwarisomye muri Yohana, muri Yesaya. Ni igihe cyo kubwira imbohe ko zibohowe, ni igihe cyo kuvura imvune zo mu mitima. Yohana aho abandi bari gukira uruguma, abariho araswa, yumva umutima uravunitse, arangije aravuga se ko abandi bari kuzava muri gereza, nje nkaba ndi kujyayo. Aravuga ati dutegereze undi cyangwa ni wowe? Aramwandikira aravuga ati mugende mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye